Ese kubyimba mu gihe umugore atwite ni uburwayi? Ubusanzwe mu gihe umugore atwite, amaraso n'andi matembabuzi biriyongera ku kigero kiri hejuru ya 50%. Ibi ni ukugira ngo umwana azabashe gukura neza, bityo kubyimba kw'ibice bitandukanye by'umubiri w'umugore utwite birashoboka. Uku kubyimba bishobora guterwa n'uburwayi cyangwa se ahubwo biturutse ku kwiyongera kw'amaraso n'andi matembabuzi. Ukubyimba kutatewe n'uburwayi ku mugore utwite bikunze kwibasira intoki. Ukubyimba kutatewe n'uburwayi ku mugore utwite bikunze kwibasira mu maso. Ukubyimba kutatewe n'uburwayi ku mugore utwite bikunze kwibasira amaguru. Ukubyimba kutatewe n'uburwayi ku mugore utwite bikunze kwibasira ibirenge. Nk'uko dutangiye ikiganiro tubigarukaho, kwiyongera kw'amaraso n'amatembabuzi ku mugore utwite biba bikenewe kugira ngo byoroshye umubiri w'umugore kugira ngo umwana uri mu nda abashe gukura neza. Aya matembabuzi kandi anafasha mu myanya myibarukiro y'umugore utwite kugira ngo yaguke maze umwana azabona ahanyura igihe nikigera. Ubusanzwe kandi aya matembabuzi n'amaraso biba bigize hafi 1/3 cy'ibiro by'umugore utwite. Ku rundi ruhande, ukubyimba bitari uburwayi mu gihe umugore atwite bishobora kubaho mu gihe icyo ari cyo cyose cyo gutwita, ariko bikunze kubaho mu kwezi kwa 5 ndetse bikiyongera cyane mu gihembwe cya 3 cyo gutwita, ari nacyo cya nyuma. Mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku bintu bimwe na bimwe byatera umugore kubyimba mu gihe cyo gutwita, bityo turamenya icyo umugore utwite yakora mu gihe bimubayeho. Muri iki kiganiro kandi turamenya ibintu bishobora kugufasha mu kugabanya kubyimba mu gihe utwite, bityo turasobanukirwa kubyimba mu gihe cyo gutwita ndetse n'ibimenyetso bishobora kukwereka ko bizakubaho. By'umwihariko ku musozo w'iki kiganiro turamenya niba ari uburwayi buvurwa bugakira. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka tubanze tubashimire kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu. Mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza, cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media mukakigezwaho nanjye Nicole Giraneza. Ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Tubahaye ikaze aho tugiye kubaganiriza ku kubyimba mu gihe umugore atwite, bityo turarebera hamwe ibintu bimwe na bimwe byatera kubyimba umugore mu gihe cyo gutwita, turanamenya icyo umugore utwite yakora mu gihe bimubayeho. Ese ni ibihe bintu bishobora gufasha umugore kugabanya kubyimba mu gihe atwite? Ese ni ibihe bimenyetso bishobora kukwereka ko bizakubaho? Ese ubu burwayi buravurwa bugakira? Ikiganiro kirambuye ni mu kanya. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe bimwe mu bintu byatera umugore kubyimba mu gihe cyo gutwita biturutse ku burwayi. Guhagarara igihe kinini ni kimwe mu bintu byatera umugore utwite kubyimba. Gukora igihe kinini ku munsi ndetse n'iminsi myinshi mu cyumweru ni kimwe mu bintu byatera umugore utwite kubyimba. Ibiryo birimo potassium nkeya ni kimwe mu bintu byatera umugore utwite kubyimba.
Kunywa ikawa nyinshi cyane ni kimwe mu bintu byatera umugore utwite kubyimba. Gufata ibintu birimo imyunyu ngugu myinshi ni kimwe mu bintu byatera umugore utwite kubyimba. Ese ni iki umugore utwite yakora mu gihe abyimbye? Mu gihe ubonye wabyimbye amaguru cyangwa ibindi bice by'umubiri, ihutire kubaza muganga icyaguteye ko kubyimba. Nusanga kubyimba kwawe mu gihe utwite ari ibisanzwe, reka tugusangize bimwe mu bintu bishobora kugufasha. Kurya ibintu birimo potasiyumu nk'imineke ni kimwe mu bintu byagufasha kugabanya kubyimba mu gihe utwite. Kwirinda kunywa ikawa ni kimwe mu bintu byagufasha kugabanya kubyimba mu gihe utwite. Kudahagarara igihe kinini ni kimwe mu bintu byagufasha kugabanya kubyimba mu gihe utwite. Kuruhuka bihagije ni kimwe mu bintu byagufasha kugabanya kubyimba mu gihe utwite. Kuryama amaguru yawe asa n'ari hejuru, ushobora kandi kuyasegura n'umusego cyangwa ikindi kintu cyatuma yigira hejuru, ni kimwe mu bintu byagufasha kugabanya kubyimba mu gihe utwite. Kwirinda kwambara inkweto ziguhambiriye cyane ni kimwe mu bintu byagufasha kugabanya kubyimba mu gihe utwite. Kwirinda kwambara imyenda igufashe cyane ni kimwe mu bintu byagufasha kugabanya kubyimba mu gihe utwite. Kugabanya kurya ibintu birimo umunyu mwinshi ni kimwe mu bintu byagufasha kugabanya kubyimba mu gihe utwite. Kuryamira uruhande rw'ibumoso ni kimwe mu bintu byagufasha kugabanya kubyimba mu gihe utwite. Ese ni irihe tandukaniro ryo kubyimba bisanzwe no kubyimba by'uburwayi mu gihe cyo gutwita? Ubusanzwe kubyimba bidateje ikibazo ku mugore utwite bigenda biza buhoro buhoro, kandi ntabwo biba bikabije, ariko iyo uku kubyimba bije mu buryo butunguranye mu biganza ndetse no mu maso, bishobora kuba ikimenyetso cy'indwara mbi cyane mu gihe cyo gutwita yitwa pre-eclampsia. Iyi ndwara ya pre-eclampsia ubusanzwe irangwa no kubyimba. Iyi ndwara ya pre-eclampsia ubusanzwe irangwa n'umuvuduko mwinshi w'amaraso. Iyi ndwara ya pre-eclampsia kandi irangwa no kugira proteine nyinshi mu nkari. Iyi ndwara ya pre-eclampsia iterwa n'iki? Reka tubiganireho, kuko ku isi yose ndetse no mu Rwanda iyi ndwara yica abantu benshi. Uku kubyimba kudasanzwe mu gihe umugore atwite guterwa no kuvura kw'amaraso, hanyuma utuvure clots tugafunga imitsi ijyana amaraso. Uku kubyimba kudasanzwe mu gihe umugore atwite guterwa n'umuvuduko ukabije mu gihe umugore atwite. Uku kubyimba kudasanzwe mu gihe umugore atwite guterwa n'uburwayi bwa diyabete. Uku kubyimba kudasanzwe mu gihe umugore atwite guterwa no kuba warigeze kugira ikibazo ku nda yabanje. Ese ni ibihe bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko wabyimbye by'uburwayi mu gihe utwite? Umuvuduko w'amaraso uri hejuru y'140/90 ni kimwe mu bimenyetso byo kubyimba by'uburwayi mu gihe umugore atwite. Kubyimba ukuguru kumwe gusa kukaba gushyuha, gusa n'umutuku ndetse kukanakubabaza ni kimwe mu bimenyetso byo kubyimba by'uburwayi mu gihe umugore atwite. Kubyimba bije bitunguranye kandi bikiyongera vuba ni kimwe mu bimenyetso byo kubyimba by'uburwayi mu gihe umugore atwite. Gutakaza ubwenge rimwe na rimwe ni kimwe mu bimenyetso byo kubyimba by'uburwayi mu gihe umugore atwite. Guhumeka ku buryo bugoranye ni kimwe mu bimenyetso byo kubyimba by'uburwayi mu gihe umugore atwite. Impinduka mu kureba ni kimwe mu bimenyetso byo kubyimba by'uburwayi mu gihe umugore atwite. Kubabara mu nda ku buryo butunguranye kandi budasanzwe ni kimwe mu bimenyetso byo kubyimba by'uburwayi mu gihe umugore atwite. Kuribwa umutwe ni kimwe mu bimenyetso byo kubyimba by'uburwayi mu gihe umugore atwite. Mu gihe ugize kimwe muri ibi bimenyetso tumaze kuvuga, nyabuneka ihutire kujya kureba muganga kugira ngo abashe kugufasha hakiri kare. Ese uku kubyimba by'uburwayi ku mugore utwite biravurwa bigakira?
Reka tubamare impungenge kuko kubyimba by'uburwayi bivurwa bigakira kandi mu gihe wivuje hakiri kare nta kibazo na kimwe gishobora kuba ku buzima bwawe ndetse n'ubw'umwana utwite. Nk'uko twabonye ko kubyimba by'uburwayi mu gihe umugore atwite biterwa n'impamvu zitandukanye, ni nako bivurwa bitewe n'icyabiguteye. Mu gihe byatewe n'umuvuduko w'amaraso wiyongereye, muganga aguha imiti ivura umuvuduko w'amaraso uri hejuru n'ubundi buvuzi bwabugenewe. Hanyuma byaba byaturutse kuri twa tuvure tw'amaraso twafunze imitsi itwara amaraso, nabwo muganga aguha imiti ibivura hanyuma ntugire ikibazo icyo ari cyo cyose. Icy'ibanze ni ukwegera muganga vuba bishoboka ukigira ibimenyetso by'ibanze. Akareka tugasubiremo kugira ngo tubyumve neza. Ese uku kubyimba by'uburwayi ku mugore utwite biravurwa bigakira? Reka tubamare impungenge kuko kubyimba by'uburwayi bivurwa bigakira kandi mu gihe wivuje hakiri kare nta kibazo na kimwe gishobora kuba ku buzima bwawe ndetse n'ubw'umwana utwite. Nk'uko twabonye ko kubyimba by'uburwayi mu gihe umugore atwite biterwa n'impamvu zitandukanye, ni nako bivurwa bitewe n'icyabiguteye. Mu gihe byatewe n'umuvuduko w'amaraso wiyongereye, muganga aguha imiti ivura umuvuduko w'amaraso uri hejuru n'ubundi buvuzi bwabugenewe. Hanyuma byaba byaturutse kuri twa tuvure tw'amaraso twafunze imitsi itwara amaraso, nabwo muganga aguha imiti ibivura hanyuma ntugire ikibazo icyo ari cyo cyose. Icy'ibanze ni ukwegera muganga vuba bishoboka ukigira ibimenyetso by'ibanze. Reka mbashimire kuba mwafashe akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu, aho twaganiraga ku kubyimba mu gihe umugore atwite, bityo twarebeye hamwe ibintu bimwe na bimwe byatera kubyimba umugore mu gihe cyo gutwita, tunamenya icyo umugore utwite yakora mu gihe bimubayeho. Muri iki kiganiro kandi twamenye ibintu bishobora gufasha umugore kugabanya kubyimba mu gihe atwite ndetse n'ibimenyetso bishobora kukwereka ko bizakubaho. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media mukakigezwaho nanjye Nicole Giraneza. Ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.